kwambara birebire si agakiza no kugira materiel si agakiza. Kwambara bigufi si ubupagani no kwisiga amarouge à lèvres no gusuka si ubupagani. Bara kwambara bigufi ntago ubupagani. Ntago ari ubupagani, biterwa n'ubibona. Aka kanya hari ibihugu bihari kuba yakwifotozanya n'umuntu bisa nkaho imyizerere ya benshi bemera amadiscipline y'imyifatire n'imyambarire. Icyo gihe abakoze dega kuko abaziko byanze bikunze ari buvugweho kandi aravugwaho ibintu bibi. Ashobora kwifotoza ku umukobwa uko yamwihengetseho, uko yamwifotojeho ari kumuha nk'akabizu, uko yamwifotojeho yambaye imyenda runaka, impenure n'iki bya bindi bigufi bajya bakunda kuvuga n'amamini n'amamukunda buti n'amaki ibyo bita za mukunda buti. Ibyo byose kuba bishobora gukorwa umuhanzi akiha uburenganzira bwo kubikora kandi azi ko public uko imukeka mu myifatire n'imyitwarire y'umuntu wemera Imana cyangwa igera ikirenge mu cya Yesu, uwo muhanzi ababikoze nabi. Tubahaye ikaze bakunzi ba Peace Joy TV, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, mwebwe mukunda ibiganiro by'iyobokamana tubagezaho, kandi mwebwe muherere mu bice bitandukanye. Hari abantu mudukurikira muherere muri Amerika, hari abantu mudukurikira muherereye i Burayi, abaherereye muri Australia, abaherereye muri Afrika, ndetse n'abaherereye mu bihugu bya Aziya n'ahandi hantu hatandukanye. Reka rero tubashimire, twongere tubahe ikaze kuri uyu munsi. Ngewe ndi Pierre Romeo, imfura yabo. Kuri uyu munsi n'undi nagarukanye n'undi mugabo ugiye kubibwira, hanyuma tugakomeza ikiganiro. Nta wundi rigindi Clement Bajyamahe. Basanzwe bakuzi, basanzwe bazi kandi nanjye ndabakunda, ndanabemera. Muvuze imigabane yose n'ibihugu byose Afrika, banza wayibagiwe wayivuze. Ndumva nayivuze. Reka tuvuge by'umwihariko no mu Rwanda. By'umwihariko abadukurikira baherereye mu Rwanda. Niho duherereye kandi turavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Thank you so much. Hanyuma rero Clement Bajyamahe, kuri uyu munsi hari ingingo tugomba kuvugaho. Hari ingingo imaze iminsi navuga ngo iteza urunturuntu ugasanga abahanzi abangaba tuvuga ko baririmba indirimbo za gospel cyangwa se izi ndirimbo tuvuga ngo zaririmbiwe Imana. Hari abavuga ngo ni indirimbo z'Imana, ariko twebwe tuzita indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa se zaririmbiwe guhimbaza Imana. Nibyo ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Zo kuramya no guhimbaza Imana. Zaririmbiwe Imana, nta nizaririmbiwe shitani zihaba. Kubera ntazibaho se? Oya, ntazo za shitani ntiziraza. Zisingiza satani. Hari izo njya numva nyamara. Nubwo nyinshi ari Nyamerika. Tuvuga ngo iki? Nyinshi neza Abanyamerika. Oya, twe bahanzi tuvuga Ikinyarwanda, ndetse ntabwo yemera ko hari abantu bahimbaza satani. Guhimbaza satani, ushobora guhimbaza satani unahimbaza n'Imana. Hari ahubwo benshi tubabona bakorera Imana banahimbaza satani, cyangwa bagahimbaza Imana mu buryo batazi cyangwa bazi banateguye. Rero no kuvuga ngo nta ndirimbo zarimbiwe Imana cyangwa izarimbiwe shitani, ahubwo ni indirimbo zihimbaza zikanaramya Imana cyangwa izihimbaza zikaramya anyway satani, bitewe n'imyumvire ya buri bantu. Ariko guterura iryo zina ngo satani isingizwa, satani himbazwa, ntaho nabyumva ngewe. Oya, babikora mu bikorwa, mu mitekerereze yabo no mu bikorwa. Niko bimeze. Ndi kuvuga ngo indirimbo rero twebwe twita cyangwa izo bamwe bita ko ari za satani cyangwa z'isi, ntabwo ariko nkanjye nk'umunyamakuru ugiye guhata ibibazo tena. Ubu nakuziye ndakubyita zita indirimbo zo mu buzima busanzwe ukana n'ubuzima bwa Gikristo. Thank you so much. Reka rero tujye kuri izo ndirimbo. Kurabo nako ntago tujye kugaruka ku ndirimbo, tugiye kugaruka ahubwo kuri ba nyiri izo ndirimbo, abahanzi. Izihe indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bamwe mu baziririmba, mu bazihanga, hari abazandika, hakaba n'abaziririmba, hari n'abazishishura, hari abaterura copy paste, igana abandi basigaye banabigize ngo niba ari featuring, niba ari collabo, cyangwa babyita cover cyangwa cover. Ubu niba gihanga basigaye bakora amakava. Ari amakava n'ubujura buzimije, ugihangano atasabye uburenganzira uri bwanditswe, akandika ngo ushaka gukora cover indirimbo yanyu. Ubundi abahanzi ba nyirabo cyangwa korari nyayo niba yarabyandikishije muri RDB, mukuri kw'Imana ntago wakora cover indirimbo hanyuma utasabye uburenganzira, wakaba uregwa bakaguca
amande ukabihanirwa ariko n'ubundi mu bintu by'ubuhanzi ngo habaho umuhanzi hakabaho n'umuririmbyi nta naho bahuriye. umuhanzi n'umuririmbyi n'umeze ute? umuhanzi ni umuntu uhanga, ashobora kuba umuhanzi w'indirimbo, ashobora kuba umuhanzi w'ishusho, ashobora kuba umuhanzi w'ururabyo, ashobora kuba umuhanzi guhanga. uvuga ngo ni ibintu byo mu ubugeni muri rusange. ubugeni muri rusange. no kuririmba ni igiye gukoresha solfège, igiye gukoresha icyo bita kuririmba ni indirimbo. indirimbo une chanson ni soirée agréable à l'oreille. Uvuga ngo kuririmba n'ubutangiye kuzamura ijwi ugendeye ku migemo y'imiririmbire. baratandukanye gusa baruzuzanya. hanyuma andi usanga umuntu azi kuririmba ariko se atazi icyo nakwita wenda njyewe ubwo nabyitse guhanga ariko reka tubyite kwandika. ubwo ngo tumwita ngo ugasanga ari n'undi uzi kwandika ariko atazi kuririmba. ibyo tubyite ni nabo bahari. kuba wamenya kuririmba utazi kwandika nuko wamenya kwandika utazi kuririmba. ubwo abo ngabo baririmba batazi kwandika ubundi nari nzi ko twagombye kubita abaririmbyi n'abanditsi b'indirimbo ntabwo ari abaririmbyi. yes naho abandi baririmba. ndi kuvuga uririmba uwo bandikira akaririmba ariko atazi kwandika atazi composition. ni umuririmbyi ariko si umwanditsi. yes ubu hari abantu bandika indirimbo gusa bataririmba. yego banazigurisha nkuko abandika nk'amakinamico ariko batayakina, batashobora kuyikina. kora script yayo ariko kuba yafata role runaka bikamugora kandi we abyumva ariko atashobora kubikina bitewe n'imiterere ye, bitewe n'impamvu zitandukanye, bitewe n'uko atari n'impano ye ariko azi kubyandika neza akora map yayo. urakoze cyane, nkunda uburyo uri inararibonye. urakoze nawe. nkunda uburyo ubusobanukiwe ibintu. buriya narinzi ko mba nkumvije mu bintu ariko uri inararibonye. ubu uzi ko wampase ibibazo ariko bana bimpasesha imfura ya umusiniya. hanyuma ariko rero ntago ndashirwa twagiye twamanutse noneho nuvuga ngo ako nakantu kari gaciyemo kugira ngo twumvishe abantu tubajyane mu mujyi w'ibyo tugiye kwerekezamo. kuko muri abo ngabo tugiye kugarukaho harimo n'ubundi abazandikirwa bo bakaririmba gusa, harimo n'abazandika bakanaziririmba. abo ngabo rero n'abahanzi cyangwa se abaririmbyi baririmba izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. ugasanga rero abenshi barakijijwe, sibyo? abenshi barakijijwe. ubwo ndi kuvuga ko bakijijwe kubera ko usanga hari amadini n'amatorero menshi usanga babarizwamo, tukababara nk'abakristo baho. noneho hari n'abatabarizwa muri ayo madini n'amatorero ariko ugasanga uburyo bagaragara hanze, bwaba uburyo bagaragara wenda mu mavideo, sibyo? cyangwa se n'uburyo no muri izo ndirimbo tubafata nk'abantu b'abakristo. b'abantu b'abakristo. ubwo sinzi nitugaruka ku ijambo gukizwa wenda icyo riza ko risobanuye, ariko tuhita twumva ko ari abantu bakijijwe. hanyuma rero aba bantu bakunda guteza ikintu twita muri industry tukita saga. akenshi iyo uyu muntu ageze gutya ukaza kubona wenda amafoto ari kumwe n'inkumi n'ibizungerezi rwose, bikaza gukora ikintu cyitwa saga. ugasanga wenda abaturage bari baje ngo none se ngo naka ngo uririmba ibi bintu ngo nawe ngo yakora ibi n'ibi ngo ko bari kumwe n'inkumi cyane. none ugasanga si n'inkumi imwe, ugasanga ni amafoto akunze kugarukwaho kenshi kuri social media. ndetse ibyo byitwa saga iyo iya foto, kuko ujya kubona ifoto y'umuntu mwiri kuzenguruka. saga tuvuga ko ari biba byacitse polemique. aba bantu ubundi aba bantu nyine ubundi birakwiye ko bari abahanzi baririmba ziriya ndirimbo twagarutseho bagaragaraho mu mafoto kenshi atambagira ahantu bari kumwe n'inkumi. urakoze cyane. hari icyo bitwaye cyo biragitwaye. urakoze cyane. wabanje ngo abgakiza babona agaragara nk'abakijijwe. burya iby'agakiza nta muntu ushaka kumenya ko mugenzi we akijijwe kuko nta gakiza metre gahaba ntakabaho. nkuko habaho za thermometre, za barometre, ibintu nk'ibyo by'amametrage. by'agakiza rero nabyo biteje intambara, ahubwo agakiza gamaze guteza intambara zikomeye ku isi. ikintu cyitwa agakiza gateje intambara. buri intambara y'agakiza ni ya danje, nangwa n'intambara y'abapagani beruye. nayo agakiza imaze kuba too much, ni ukuvuga ngo uko byasa kose agakiza ko tube tugasimbutse tuzagarukaho ubutaha. tugaruke ku
agakiza gatangwa na Yesu, niwe waje gutanga agakiza wari gukura abantu mu byaha no mu bubata bw'iki n'amategeko atandukanye y'isabato n'ibiki byose bitandukanye. Agakiza kariko butaha. Noneho reka tuvuge ngo niba abandi baririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, ati bigaragara ko hari abahanzi babiririmba ariko banafite uburyo bagaragara bifotozanyije n'inkumi. Ariko sinamenye niba abari abasore ariko n'inkumi, none se nta bahanzi kazi bifotozanya n'abasore? Abo bose ubwo ni muri rusange. Wari kwavuze abahanzi bifotozanya n'inkumi, ntiwavuze abahanzi kazi bifotozanya n'abasore. Urashaka tubajyanire hamwe? Reka tuhite tubajyanira hamwe, ariko ubundi njyewe ubwo naringiye ku ngero z'ibikunda kugaragara kuko abenshi bagaragara ni abasore. Ni abasore bitirirwa agakiza. Bitirirwa agakiza, bagaragara nk'abakirirwa ko bafite aho basengera, kuko bafite amadini n'amatorero babarizwamo azwi. Amatorero ntatanga n'agakiza, ariko burya ushobora kutanakirizwamo. Urashobora no gukizwa atajya mu idini, mu itorero runaka. Noneho reka turebe ishusho public babonamo. Public ukuntu babona uko byasa kose, niba ari umusore w'umuhanzi uririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, twirengagije ibyitwa gukizwa cyangwa ibivugwa nk'agakiza, afatwa nk'utakaba bifotozanya n'inkumi. Ese aba ari umusore cyangwa aba ari umugabo usanzwe ufite umugore? Reka turebe abasore, kuko hari umugabo ufite umugore, hari umugabo ufite umugore. Buriya umugabo ufite umugore hari uburyo abantu bahengekereza bavuga bati buriya ntiyabikora, hari n'abavuga ati buriya ntiyabikora, yaba ari nyirarume cyangwa ari tonto. Buriya ni tonto, ahita yinduka tonto, ahita agenda muri uwo mujyi wa tonto. Ariko abasore bo, iyo ari umusore bita bigaragara ko hari andi madega akora ku ruhande. Ariko kugeza ubu ikibazo cyo gufatanya n'umusore, se umusore gufatanya n'inkumi, ushaka kuvuga ko havugwa bihe bibazo? Havugwa ibihe bibazo? None se we ntubizi bivugwa hanze? First of all, umuhanzi kwifotozanya n'inkumi afata abyemererwa 200%. Arabyemererwa cyane. Kwifotoza ni relax, ifoto ni inkuru, ifoto ni amateka, kuko nta foto nta cyabaye. None relationship ituma abantu bifotozanya ibihari, kuko ntabwo wifotozanya n'umuntu udafitanye gahunda. Nta nubwo byemekana rwa kupfa gufotora umuntu udafite n'ubwo burenganzira cyangwa adashaka kumufotora. Kugeza usinde mu kibazo cyangwa kumbaza inkumi se kuba yakwifotozanya n'umusore, aho ngaho ari kwitirirwa agakiza. Aho ngaho reka tugaruke inyuma gatoya. Ubwo mbwiye ko utacyumvise. Noya nacyumvise, ahubwo kwifotozanya n'inkumi bitandukanye nuko yaba yarari mu gitaramo cyangwa basohotse mu rusengero. Sibyo, hari ukuntu umufana akwaka wenda agafoto bya bindi twita autographe, wenda kagafoto azakwibukiraho nk'umufana. Ariko noneho ni ifoto igaragaye muri ahantu hari prive, urumva, handi abantu bahita batekereza ngo urugero rw'abantu se cyangwa rw'ahantu aho bakwifotoreza, ahantu bakwifotoreza bakabibazaho ahantu wenda basohokanye, sibyo, bigaragara ko bameze nk'abari kudetinga. Kudetinga ni igiki? Nko guteretana, cyangwa bari mu cyumba ahantu runaka, mu cyumba bari gusenga. Oya, Ngende icyumba cy'amasengesho sha. Oya, hari ibyumba tubamo, ibyumba turaramo. Urakoze cyane. Noneho wenda mbabarira gato suko guca mu ijambo. Noneho ugasanga buri abakobwa nibo bakunda gukerea, buri abasura kenshi nubwo aribo bakunda gutuma ayo mafotaza. Ahubwo babakobwa nibo bakunda kwifata utwo duserifi, kubera ka kenshi abazi ko ari kumwe n'icyamamare. Sibyo, n'urugero ati wenda rona ndi kumwe na Mbonye, niba yakubitanye na Mbonye akahita yafata kaga serifi, kandi ari mu cyumba, ari muri cya cyumba kitari cy'amasengesho, cya bya byumba turaramo, cyangwa se byabahise ntabwo byumvikana, bari mu cyumba bakifotoza. Yego. Oya, uitanga urugero kuri Mbonye, uko Mbonye ariko ndabigeze bamufotora, yigeze ifotora n'umuntu. Okay, reka tujye tunabigaruka. Oya, byo twa kubigaruka, reka tujye en general. None se we tumutanzeho urugero, nta mafoto yuzi yateje polemique. Yego, ariko mwe n'umukobwa mwiza w'ikizungiriza, kuko ngiye kumutindaho byasaba kumuhamagara icyayi muteye, gasaba umukobwa kuki byateje impagarara, kuki byabizamo ibintu byinshi. Ahubwo noneho reka tugaruke kuri icyo kintu, kubera ikiriya foto ya Mbonye yateje polemique. Ahubwo se kubera iki foto umusore yifotoje n'umukobwa yateza polemique, n'ubwa mbere abantu bifotoje hamwe. None se ifoto niba wavuze ngo mu cyumba, iyi foto bari mu cyumba nge ntayo nzi, sindanayibona. Bari no mu cyumba abari
ibindi bindi ariko abantu bafite hari ibibazo bikomeye mu iyobokamana birimo guterana amagambo ariko ubona bisa nkaho bidafite n'ishingiro bya bishingiro y'inkuru bya bishingiro y'amategeko ni ukuvuga ngo rero umusore ni umuyobokamana cyangwa se wamwizera cyangwa ni umuririmbyi kuba utasengera ni umuhanzi w'indirimbo zihimbaza ikaramya n'Imana kwifotozanya n'umusore kugeza ubu ntabwo birajya kuba ikibazo bitewe nuko kwifotozanya ni uburenganzira bw'abifotozanya. Kwifotoza ni uburenganzira bwa bitewe n'abifotozanya, ahubwo ababibona babigiraho ikibazo babona uko byagenze bite, kandi kwifotoza ari uburenganzira bw'ababyumvikanyeho. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose abantu iyo bari kuvuga ngo umuntu yifotoje ngo undi yabonye ari kumwe n'umusore, umusore n'inkumi, ntabwo byakaye ikibazo, ahubwo ni ukumenya ngo iyo foto yagaragaye nabi, ese iyo foto ntikwiye, ese aho ngaho bifotoreje hari ikibazo hateye, ese kuko kwifotozanya umusore n'inkumi ni uburenganzira bwabo, kuko abasore n'inkumi barifotozanya no guteretana, bemererwa no guteretana. Abantu bose bubatse nta muntu ushobora kubakana n'umugore cyangwa se umugabo ngo ajye kushinga urugo atarateretanye, ntawubaho. Bwana rero umunyamakuru Clement Bagemahe, njyewe umbabarire, sibyo? Njyewe ahubwo nicyo kintu nagira ngo njye nawe iki kintu tukirebere hamwe, sibyo? Iki kintu tukirebere hamwe nk'abanyamakuru kandi b'abasesenguzi, kubera icyo aya mafoto ateza polemike. Nyine wowe niyihe myumvire y'abaturage? Njyewe ntekereza yuko ari uko bano bahanzi usanga hari, reka tuvuge abafana, hari n'umuntu utamufana, ariko hari iyindi shusho amubonamo ngo nk'umuntu. Ariko nashatse kumenya icyiciro cy'umukobwa wateza ikibazo ku muhanzi w'umugospel. Umukobwa we tuvuge ko ari uteje ikibazo rero. None ikibazo mu bantu, ikibazo mu bantu hari n'igihe bareba umukobwa bakavuga ati uriya mukobwa wari uri kumwe n'uriya muhanzi buriya ntakijijwe, atashobora kumugusha. Ati buriya none bikahita bikiriya n'ishusho bivuga ngo wasanga hari n'ibyo bari barimo. Ati kuko uriya muntu bagukeka, bagatangira gukekeranya bitewe n'ifoto ko yagaragaye. Bitewe n'ifoto ko yagaragaye cyangwa se bitewe n'umukobwa, bitewe n'umukobwa uburyo wenda yagaragaye. Urabizi abantu turajajinga, kandi kuko nibyo nubwo tutabyemerewe, ariko abantu turavuga tuba tugomba kujajinga. Urakoze cyane. Igisata cy'iyobokamana, igisata gifatwa nk'igisata kigomba kuba cyejejwe, kiri mu bwere bw'Imana. Iyobokamana ni ukuyoboka Imana, ariko yenda sometimes hari aho biba bimeze neza ku Mana, ariko usanga n'ahandi hashobora kubamo ibintu bitarimo bihuye n'Imana. Ni ukuvuga ngo cyangwa abantu bitwaye nk'uko Imana idashaka. Umugospel, umuhanzi w'umusore ugaragara yifotozanyije n'umukobwa bitewe n'uko bamubonye, abantu kumukeka no kumujaginga cyangwa kumujija no kumufataho ijambo ni uburenganzira bwabo. None se ubundi Bwana Clement Bagemahe, ubundi ko bano bantu ubundi babita aba public figure, sibyo? Kuko baba bazi neza ko ijisho rya rubanda ribahoraho, sibyo? Biba bikwiye ko bagenda bakora utuntu nk'utwo, njye natwita nk'utudega, njye natwita, kuko baba bazi neza ko utwo tuntu nitujya hanze tuza gukereya polemike, nabo baba babizi. Kuba umuhanzi public figure yaba bamaze kuba star na superstar mu buhanzi, nta mpamvu yo kuvuga amazina, bamwe bariyizi kuba yakwifotozanya n'umuntu bisa nkaho imyizerere ya benshi bemera amadisipline y'imyifatire n'imyambarire. Icyo gihe abakoze dega, kuko abaziko byanze bikunze ari buvugweho, kandi aravugwaho ibintu bibi. Ashobora kwifotoza ku mukobwa, umukobwa uko yamwihengetseho, uko yamwifotojeho ari kumuha nk'akabizu, uko yamwifotojeho yambaye imyenda runaka, impenure n'iki bya bindi bigufi bajya bakunda kuvugaho n'amaki ibyo bita za mukonda buti. Ibyo byose kuba bishobora gukorwa umuhanzi akiha uburenganzira bwo kubikora, kandi azi ko public uko imukeka mu myifatire n'imyitwarire y'umuntu wemera Imana cyangwa igera ikirenge mu cya Yesu, uwo muhanzi ababikoze nabi. Ntabwo ababikoze agiye gutuma rubanda abantu bamubonaho bamwizeraho ko atakabaye yifotozanya nabo ngo bafatwa nk'abanyamahanga, abatanze topic, abatanze content, muri make abayitwaye nabi, kubera ko kwifotozanya n'umuntu mudahuje ukwizera, bakubona ko tayari yagukuruye yanakujyanye. Iyo bigeze ku ifoto rero bavuga no, uko byagenda ko zabihereho na mbere, bafitanye indi relationship yihiri behind, none
kugeza igihe baje kwiyerekana ko bari kumwe. ariko ubundi Icyo gihe rero. uzi iyo byageze bariya abantu turabizi uburyo bahisha privacy yabo sibyo tubabamo turabizi bwana Clement iyo byageze ku rwego byo byageze ku rwego rwo kubishyira hanze kuko niba ari indi relationship iri behind inakomeye ibirimo yego ishobora kubamo ishobora no kutabamo. First of all bashobora guperforminga live cyangwa ahantu mu rusengero yasohoka ku rusengero ntabakunda kugaragara babaye gutyo cyane bikabishe nubwo nabo bahaba mu rusengero bagenda bambaye ibintu utamenya bigaragaza sometimes bamwe na bamwe bagaragaza imiterere y'uko bateye ibintu nk'ibyo. Ariko reka dufate ko bagiye muri private sector donc uvuga ngo muri area location private location ahantu h'umwiherero habo bikagera igihe bigaragara kuko foto iragaragara iri kuri public ku rusengero ni kuri public mu gitaramo background niyo itanga ambiance ari aho hantu. Okay, iyo ugaragaje foto uri ahantu hihariye uri kumwe n'umuntu nk'uwo public bubone ko tayari kuri social media mwabishyizeho Instagram sinzi n'ahandi no ku za Facebook Twitter WhatsApp na YouTube ngubu na TikTok. Okay, na TikTok. Icyo gihe byanze bikunze hari zindi mbaraga ubukuruye mu kugufata ijambo uba witanze ngo gufata ijambo kuko umuntu ugaragara nkaho mudahuje kwizera. Sometimes hari igihe ushaka kwifotozanya n'umuntu uzwiho ko afite atari discipline mu myitwarire ye ni mikorere ye nko yenda tufate niba abakobwa bamwe baba bahari icyo gihe yabyishe mu iyobokamana mbese ko umuntu kwitwararika bikagaragara ko ataheje abantu bifatwa nk'aho batayoboka Imana ariko nanone akanagaragara nanone ko atabinjije atasabanye nabo bya bindi bizaho none ifoto ijyanye no kwihengekanaho no kwakwifotoza n'umuntu wambaye ubusa kandi yenda Imana abayoboka Imana bavuga no umuntu akaba yikwije kujya mu muco ubwo dushingiye ku bantu bafite umuco wo mu Rwanda kuko hari abandi bafite ibihugu ahubwo kwambara ubusa naho ari umuco wabo. Mu Rwanda hari umuco hari n'amadini afite umuco sibyo bafite umuco bagenda urabizi hari amadini bivuga ngo iyo bimeze gutya na gutya rwose ntago tuba turi mu murongo umwe urabizi urayazi se ni nkayahe tuyatangaze se ariko arahari urabizi ko hari amadini utajya gusengeramo wambaye amamini niho tuvuga amatorero amadini yo hari n'amadini abyemererwa tuvuga amatorero kuko mu imvugo z'itorero d'amatorero n'amadini havamo ivangura ubwo aho ngaho wenda amadini n'amatorero ya gikristo niba ndara y'iki ntumbaze amadini n'amatorero ya gikristo noneho ngaho twe turi ku ruhande wenda rw'igitsina gore kuba kujyayo wambaye imini sibyo baba babizi neza ko uzi ko n'umuprotokoro ubwe ashobora kukwisubiza inyuma cyangwa se uburyo byonyine bakurebye ibyo bikazatuma nawe ubwawe utahagaruka uyambaye sibyo noneho reka ubu ngubu wenda ni nk'ubuhamya sibyo ibyo nabonye njyewe nabonye mu itorero rimwe umusore umupasiteri afashe umupasiteri w'umumama yafashe umusore aramubwira ati ubwo urabona utambaye agafunga misuzi atureba ko gapantaro wambaye ati reba uburyo hasi gafashe ati harya muyite uducupa mwita gafunga misuzi kuri stage mu materaniro byabaye hari itorero byabayemo ibyo ngibyo iyo video wenda dukurikiye ikiganiro bari bizi ko byabaye niyo video bamwe barayibonye sibyo nukuvuga ngo byonyine uwo yari umusore ngo yari yambaye icupa n'agapantaro kamufasha urwo n'urugero nukuvuga ngo niba n'imyambarire yonyine ishobora guteza polemique sibyo ndetse no kubahunga ahubwo nje nenzi ko kubahunga nta na polemique akenshi bishobora gukurura urumva ku bakobwa hari polemique niyo mpamvu wenda twaribuza no kugaruka no kuri icyo kintu kuko nabo bahanzi turi kuvuga hari imyambarire bambara abo ngabo baririmba izo ndirimbo hari n'imyambarire bambara abantu bakahita batangira kujajinga tutabitinzeho abakorera Imana n'abagendana na Yesu bagaragarira mu myitwarire mu myifatire imivugire imirebere imigirire niyo musangiye muri gusangira nk'akantu nk'ubugari k'urutu mwice nk'ahantu mwaryohewe umuntu wese wemera akanagenda uko Imana ishaka aragaragara mu mivugire ye mu myitwarire ye aragaragara bishatse kuvuga ngo rero none se ibyo uragira ngo tubihuze na rya jambo rivuga ngo tuzababonera ku mbuto bera none se imbuto ntizigaragarira hanze aba bifotozanya nabo bakobwa muri ubwo buryo se tuvuge ko
Nanye twamaze kubakemanga kubera ko turabakemanga ariko ugenza agahiro gake na fere nyine byumvuzo wabyumvise sha umvise ndeke ko kubaza ibibazo byinshi nibyo muri ubwo buryo bumwe oya ureke nyine kugira ngo ukore ibintu bijyanye ari ukuntu abantu bagenda na Yesu bagenda n'Imana abantu bari mu Imana barimo Yesu baragaragara niyo atanavuga iyo rero ugiye kugera igihe upostinga ifoto hagarusohoka ifoto ni ibibazo kuko tayari public ifite uburenganzira bwo kujija kuko wamashatse kwigaragaza bafite uburenganzira bwo kukuvugaho uko babishaka bitewe nuko wabigaragarije. Rega Clement urabona hari abantu bita wenda aba photographe bita paparazzi hari ifoto ifotorwa ukabona ko byibura bayibye ifoto yibwiragaragara ko ya Photoshop iragaragara sibyo ariko iya nyayo nayo iragaragara none ubundi wenda dusa nkaho tugana ku musozo ubundi mu gihe umuhanzi ari umusore ataragira umugore ntaba yemerewe gutereta abakobwa atabyemerewe subwo ninde wamubuza aho ababyemerewe cyane none se ayo mafoto asohoka abaye ari kwiteretera umukobwa bigateza polemike nta gihe twebwe abaturage cyangwa abafana cyangwa se abakristo twaba tubangabera bano bahanzi. Hari ibintu navuze kuva mbere bitewe nuko societe ifite uko igufata yize yigishijwe cyane cyane muri discipline y'imyifatire n'imyitwarire cyane cyane ishingiye ku kwemera Imana na Yesu. Burya amadini yemera Imana ntiyemere Yesu ariko n'amadini yemera Imana akemera na Yesu. Uko kuntu kose rero kuteretana ni kimwe nuko wigaragaje ni ikindi. Guteretana ni kimwe nuko wigaragaje hanze nuko abigegaragaje hanze noneho ngo babirebe ni ikindi. Ntabwo no society babangamiye kuko uko mwigaragaje barabafataho ijambo bitewe nuko mwigaragaje. Buriya utereta we ntago yaba ikibazo oya utereta ntabwo yaba ikibazo yaba ikibazo kubijyanye n'iki none se waramwemereye ko mwifotozanya umva se urabona reka tujye tubivuga kuko bibaho ugasanga wenda uwo mukobwa muri kumwe wowe uri umuhanzi kuko turakuzi uri umusitari uririmba za ndirimbo turi kuvugaho sibyo uri kumwe n'umukobwa hari ibintu bite rouge à lèvres ya bintu bitukura bisiga hano ingohi gutya yaziconze neza yasizemo ibindi bintu kandi abantu bo bakeka ko ngo wakagombye kuba uri kumwe n'umukobwa ngo ufite agasatsi ka naturere udafite ibyo bintu ku munwa udafite amaherena ugasanga niyo shusho y'umugore bakuremera bo bagukereye sibyo muri mind zabo ariko wowe ukaza uri kumwe uri kontrere y'uwo mukobwa bo batekereza bo bagahita batangira none bikahita byongera nyine ya polemique ikahita izamuka sasa ubu ntagiye nyine tubangamira nko gutereta kuko dutereta nk'abahanzi nk'abo ngabo abagomba gutereta ko umutima wo bajyanye icyambere abo batekereza ko akabatereta uko batekereza ni amakosa bakora kuko abinje mu buzima bwawe bitari ngombwa uko bigishijwe nuko bagomba kwitwara ni ibyabo si ibyawe. Icya kabiri uko wowe gutekereza ugomba gukora birasaba ngo nawe ujere public kubona itajya kugufata uko utari niba utatereta uwo mukobwa ngo nifotozanye uw'amanatirere ariko na wa wundi uzi ko wakereye asaga ushaka uburyo umuteretamo bitewe na etike ugenderaho bitewe nuko bakubona icyo gihe birasaba ngo nabwo witonde kugira ngo public utayiha ikagufataho ijambo yenda igakeka ibitari byo cyangwa ikemeza ibiri byo kuko wabigaragaje. Bishatse kuvuga ngo rero buri bantu mu myemerere yabo bagomba kubangamira abandi. Urugero niba abantu badasengana mu idini rimwe cyangwa itorero rimwe ugiye kwivanga mu kumubuza uburenganzira bwo kwifotozanya n'uwashaka gute. Hari abantu batemera za rouge à lèvres nkuko babivuze batemera mini none se kwambara mini no gusiga rouge à lèvres nicyo cyaha ahubwo ugasanga n'ibisuko niba byemera bashaka kuduza twa naturere se niko gukizwa amajipo maremare se ndangarukiye agakiza niko gukizwa byibura ngo bigaragaza ko nguri mu nzira yabyura cyangwa ngo ushobora kuba warigeza agakiza yenda biguha uburenganzira bwo kwishushanya neza kwishushanya neza ku bantu badashaka icyo kintu abantu badukurikiye bacyumva badashaka kugaragara nkuko bo badashaka nibo uzabona benshi nyine ariko uzabereba abantu bambaye gutyo birebire ukoze na nuko erega ibiganiro dukora utajya gutaraho inkuru kuko utaha inkuru ukabishyira kuri public abantu bakumirwa uzasanga abantu bambara ama mini jip
badashobora gupfa gutwita cyangwa ngo bahure n'ikibazo cyo ngo nuko ngo bafite ubwenge bwinshi ngo uretse gake ibyo ngibyo by'ubwenge turagarukaho aho ugasanga abandi bazi kubyishamo neza bambara birebire baba naturere basanga sometimes batakira abakobwa buzuye hari ikindi kintu cyababayeho bakaba fiemere kubera iki hari uburyo abantu babitekereza bitari byo kwambara birebire sagakiza no kugira amaterere sagakiza kwambara bigufi so bupagani no kwisiga amarouge à lèvres no gusuka so bupagani bara kwambara bigufi ntago bupagani ntago ari ubupagani biterwa n'ubibona akanya hari ibihugu bihari wambara birebire bitewe na klima ihari cyangwa amapantaro bitewe na klima ihari hari nawe ushobora kwambara mini jipe kugira ngo amaguru afate akayaga bitewe nuko climatology yaho imeze yego shavuga ko rero mu gihe atari bya climatology nta n'impamvu yatuma climatology itajuwa ku myambarire y'umuntu nubiza mu burenganzira bwe bitaje muri climatology biza mu burenganzira bwe kumvise sha ndabona dukomeje ibijya ibindi ahubwo wenda reka turebe reka tunigarukire wenda kuri iki kintu cy'aba bahanzi ubundi societe yo ikwiye kubafata mu yihe shusho kugira ngo itababangamira ese bo bakwiye kwitwara gute kugira ngo nabo batabangamira societe none bo ari umuhanzi yumve ko ari umu artiste n'umuhanzi ikindi yumve ko public nyinshi bimureba agomba kumenya hahangira igihangano cy'igisohokera iyo public nini ngari yakiriye kimyobokamana yigishijwe iki yigishijwe nabandi ni bahabwa benshi baba mu yahe madini nicyo gihe rero bigufasha kumenya ukuje igihangano cyawe kugitwara bijyanye na public kubyo yemera nibyo yakira cyangwa n'igihugu urimo umuco wacyo nuko byakira muri ari bihugu byinshi bikunda kugira abaturage bakunda kugira utuntu tumeze nk'amatiku ugasanga utuntu twose tujemo itiku iyo uzi ko ufite abantu benshi itiku bisaba ngo umenye uko ubajera icya kabiri umuhanzi ubwe indirimbo ye content ye cyangwa uburyo yamamaye birasaba ngo umenye aho wamamariye bakubona gute bagufata gute bisaba gusubira inyuma ugakora icyo bita kubaririza no kumenya amakuru y'uko bagufata uko bafata igihangano cyawe ni kimwe uko bakubona physically mu cyongereza cyangwa ukubona wowe nyawe no hanze ishusho yawe uko bakubona mu myitwarire nukusa bifite ubundi butumwa bitanga bisaba ngo nabyo bijere bishatse kuvuga ko abahanzi bashobora kugira igihangano cyiza mu kanya kabayihaye rubanda kuri etike ishingiye kuri ya myumvire y'abandi benshi banagufana icyo gihe bagakubita hasi ingero nyinshi zirahari nyine amafoto arahari reka abahanzi nabo si shyashya hari igihe bifotozanya n'aba bakobwa muvuga gutyo cyangwa yumbaza ariko rwego ariho akenshi bifotozanya ahubwo ari muri iyo mudu ariko rwego ariho nyine kumenya ko bateye ariko rwego ariho atazi gucata n'abantu basenga imana biza babajya banaririmbana ahubwo we chattingiye na sociability ikajya muri babandi public izabona ko batizera imana bivuga ko bamugusha bamukurura agakorana nabo ibyaha ni public iri kujija thank you yewe Kerema Bagemahe reka ngushimire ndagushimiye rwose kuko ndabona ariko abantu babyumvise ngo mbaza ngo nyuma y'iyo foto imaze kugaragara ubutumwa busigara aba ari ubuhe ni ubuhe ahubwo hasigara ubutumwa bubi cyangwa bwiza yego murakoze cyane hari ubwiza si ubwo busigaramo ubwiza bushobora gusigaramo nuko abashobora bakurikirana foto bagasanga swati uwakwihiritseho gutyo mwifotoza agushyizeho iminwa yambaye za twa tuntu tugufi cyane uko akundi bamubonye kose bagasanga swati umubereye nyirarume byanyabya pani hari abantu bafata uwo mwanya wo kubikurikirana bibaho bakawufata uwo mwanya ngira ngo abantu benshi barabibona bakahita bajajinga bakomeza hari abantu b'abahanga nawe n'ubu hari abahanga babitindaho paka bamenye urinde ariko nibo bake n'ubundi bagomba kuba bake abantu banariza ni bake kugira ngo ukuri kw'ibyo babonye bakwisesengurire bakore ubushakashatsi ni bake abandi bafatiraho bagaguma iyo ngiyo noneho ibyiza bizamo nanone nuko wowe wagiye hanze swati foto yashyizwe hanze n'utari wowe
si wowe si wa mukobwa n'undi wayibonye ayishyize hanze kugira ngo yitwikire kuri TikTok ni TikTok babyita gute bya bindi by'iki gihe ni TikTok cyangwa ayishyize hanze kuri YouTube bayikozeho commentaire yijwi kuko urakora commentaire ntari bugaragare kuko yaje kuyikomanta bayishyira yonyine agasohora ijwi kubera ko atagaragaye ngo abe yanaregwa akavuga yuko mbere yuko mugeraho harandi mwari muturutse kandi abantu benshi ntibabihakana bavuga turiya muntu bure kuva yarabonye n'iriya foto bura n'ibindi arabizi icyo gero byigisha wa muntu ikiza kivamo nuko ushobora kwivuza n'umuntu mwihishe mwihereye hahandi yenda nta n'ibintu bibi birenzeho mwanakoze cyangwa niba mwaba mwana bikoze byose bikabigiye hanze icyo gihe bitanga ibyiza kuri wa muhanzi bitanga icyigisho kumenya ko niba bikoreye Nyamirambo ubutaha uzajya ugira Rwamagana urumva atari ibyiza ubutaha ubwo ntuzemere ko bagufotora ujye ukomeza ubihishe niba byiza n'umukobwa ntabyo vuga ngo selfie bimuha umuvuno ukuvuga irasohotse ntabwo nari mbizi ni byiza kuri we kuko biramuha ubutaha ntabikora azabireka cyangwa akore indi game undi muvuno bahindura tactique urumva atari byiza nyuma babande public yo birabera byiza kuko babonye umuntu batabonaga batari bazi ko public nabonye bikunda uretse gake nibwo nagiye mu byiza wari uzi ngo nta byiza birimo sha ni ukuvuga ngo public aravuga bariga tubonye imfura yabo cyangwa abagemaye ayamaye barasa n'ishyashya barani gusa okay ibi bintu public itikubona uko itagukekaga kuko burya nta foto nta cyabaye public deja ibirayungukiye kuko baragufata mu murongo babonyemo wifotojemo ifoto igasohoka wabibonye si byiza ibi birero public ako kanya kuri wowe uhiteshwa agaciro kubera ko umurongo ufite w'imyifatire ikwiriye umuntu wahindutse umuntu wakijijwe umuntu ufite uko agomba kwitwara umuntu ufite uko agomba kumera tayari ibibi nuko ugaragaye ko uri mu kinyoma ibyo uvuga ibyo uririmba muri gospel ni ikinyoma kuko bitandukanye nuko wigaragaje bibaye bibi kuri we tayari no kuri YouTube uramanuka abantu bakuvaho bakakora unsubscribe no kuri YouTube yawe hari ababa bakwizeraga rwose bakayikora nta na comment ahubwo bakakomanta bagutuka ikindi bakakora unlike bikavaho oya noneho hari abantu kwa kundi wenda wipostingiraga kantu niba ari nundi nawe uri kuri Twitter cyangwa se TikTok aho kulikinga agakora dislike comment yavuga ati turakwemera akahita noneho hari ikintu kiri cyane cyane mu gitsina gore ugasanga nk'umukobwa wenda umuhanzi uri cyamamare cyane muri bamwe b'igitsina gore muri bamwe b'igitsina gore ugasanga aragukunda kandi agukunda rwa rukundo ku buryo we ashobora no kwiyumvamo ko ngo mwana bana urumva kandi bitakubana cyangwa kuryamana kuko kubana burya n'irari rikazamo nyina irari ryo rigomba kubaho akumva gufite irari kugira irari se ni ikibazo ugasanga avuga ati cyama kanaka ati none n'urukundo akumva ko mukundanye byaba ari sawa ariko abizi neza ko bitashoboka ariko yamara kumenya ko hari abandi bakobwa mujya muhuza cyane none we yiremamo agatima ko nta bakobwa muhura hanyuma yamaze kubona aho muhura noneho ahita atangira n'uwa undi noneho kuzira muri comment sasa urakoze cyane twakomeje nkomeze urakoze cyane kuri intervention yawe ibibi bikomeje kuzamo nibihe nuko wa musore wigaragaje ubwo twabanze ku musore mu gospel wa mu bintu by'iyobokamana uyifotorejweho n'umukobwa muri position runaka muri cyo handi hereye ikindi kibi kimuzaho nuko uwo wamwifotojeho yenda se yateganyaga kuzagira mama w'abana igihe n'ikigera yishe seveye kuko abakobwa zavuga waya biragaragara ko baguhinda ishusho niba ari Babylon niba ari Burara ntumbaze kubera ko tayari CV yawe yamaze bavuga kuri ikirura ibyo si bibi cyambaye uruhu rw'intama sibyo si bibi public nayo ibibi bizaho nuko itagira kukwanga igatangira kugukeka igatangira kukwinuba igatangira kugucemanga kukuduta igatangira kuvana icyizere y'abantu batagiye kugukemanga buriya kaba kabaye ibyiza nabivuze ku muhanzi navuze ibyiza kuri public mvuze ibibi ingaruka mbi ingaruka nziza kuko tezo mirabivuze n'ingaruka mbi ku muhanzi no kuri public nazivuze urumva sataruko muyoboka abana rero inama nuko abantu bagenda nk'uko Kristo ashaka bakitwara nk'uko Kristo ashaka bagatera ikirenge mu ashaka itandukanye n'uko abaturage bashaka kuko uri muturage afite uko ajije niba warabaye mu gace
bambara impenure nugera mu bambara ibirebire urabangamiye nawe wambara ibirebire uzagira abantu bambara impenure cyangwa za mini ubu babangamiye bagufata ukundi kuntu muri ibyo byose rero mwiyobokamana harimo ibibazo bitandukanye ababyibazaho bafite uburenganzira bwo kubyibazaho bitewe n'ibyagaragaye. Thank you so much. Ndumva nagushimira Bagemahe ndetse nshimira n'abandi bose bakurikirana ibiganiro byacu, ngira ngo icyo twaganiragaho mwacyumvise kandi murabizi bibaho, ni ibintu biriho hano hanze, ahubwo nyine ngira ngo nabo ngabo babyumvise uburyo bagomba kwitwara kandi na public no guhinduka bijyanye n'icyo Kristo ashaka, nuko nguko nibyo nta bindi. Reka tubashimire. Urakoze nawe ntabwo twashimira aba bantu bari muri Arizona. Mwese muri Arizona turabashimiye. Reverend Solange wowe uravuga nde? Ubwo ndahita mvuga bivuze Reverend Solange, ubwo nanjye ndahita mvuga Bishop Jean Claude Habineza. Yavuze yose sha yavuze yose, nawe yashyireho ushyiraho Reverend Pasteur. Reverend Pasteur nagari izina ni titre nyine. Reka tubashimire. Solange aravuze ubwo nawe wongereho Habineza. Solange, okay, merci beaucoup, turabashimiye kandi mukomeze mugubwe neza baba kuri Peace Joy TV. Kandi nanone twirinda, abantu birinda guteza polemique, guteza saga, guteza ibibazo by'imyumvire itandukanye muri public, kandi bashingiye kuri iyobokamana. Ku ndirimbo nziza bari bakuziho bakabona utangiye kwifotoza hirya no hino, cyangwa se bagupostinze bimanura icyizere, kandi iyo bamana icyizere kuri wowe burya n'Imana ikurimo batangira kuyigukuramo. Ariko n'abaturage bagende gake mbere yuko ujye gukora comment ubanza nanone. Ariko ntago abaturage ntago bagenza gake ngewe, bafite uburenganzira kuko bari gukomanta ku byo babonye. Yes, ni ifoto wavuze, si kwifotozanya bakanatukana se. Gutukana ntibyemewe, ahubwo hari igihe umuntu ashobora kugukebura muri message kubera ifuhe hakaza n'igitutsi. Ariko na Yesu arabatipe yigeze atuka ngo nimbwa abandi akabati sinzi niba ari ingunzi, ibintu nk'ibyo Yesu nawe nta mikino yagiraga. Ifuherizamo ko hazamo nako kantu. Hari gani igihe umuntu ashobora kugira ifu akagucangamo n'urushika n'urushyi rwaza imfura yabo, urashobora kugira ifu nkagucangamo urushyi hano kuri kamera. Ifu ry'uko mubajije ibibazo byinshi se. Oya, natanze urugero. Ifu ry'abantu bitwara nabi babaze kwitwara neza. Thank you so much. Nanjye nshobora kugira ifu ry'uko ngutumiye warangiza ibibazo ukabisubiza neza ugasanga inyuma ya kamera bibaye bibi ko nasubije neza. Urakoze cyane sa. Naye ndagushimiye cyane. Merci beaucoup.